na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristo, n'urukundo rw'Imana Data, n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. Ba Kristo bavandimwe, Kristo akuzwe. Mwe n'abanyu bose mbifurije Pasika nziza. Tunyuzwe no gutaramira uwazutse kuri iki cyumweru, duhuje umutima na korali umushumba mwiza ya Santrale ya Murambi. N'umwanya mwiza wo kubabwira ngo umunsi mwiza. Muri iki gitambo cy'Ukaristiya, abaririmbyi cyane cyane bo muri gikorari turabasabira kugira ngo iyo ngabire yo kuririmbira umuryango w'abana b'Imana, uwo muhamagaro wo kwitangira Kiliziya, wo kwitangira imbaga y'abana b'Imana, bawukorana urukundo n'ubwitange. Turasabira kandi kugira ngo Nyagasani akomeze abahaze n'izindi ngabire bakeneye. Ni ku cyumweru cya kane cya Pasika, icyumweru cy'umushumba mwiza, aho twongera gusabira ihamagarwa mu mihamagaro inyuranye. Turatura isengesho ryacu kugira ngo abasore n'inkumi bumve ijwi ribahamagara, ari ukwiyegurira Nyagasani, bahitamo kwiha Imana ndetse no gushinga ingo, gushinga urugo, kubaka umuryango. Ibyo byose ni umuhamagaro, ni imihamagaro idutagatifuza. Umwanya mwiza rero wo gusabira abasore n'inkumi. Abuzi uze kubazirikana, ntacyo bimaze kuba abantu bari aho basa n'abarindagiye, kandi Nyagasani yarabaremeye ibyiza, Nyagasani yarabaremeye kumusanga no kwitagatifuza. Ni kenshi rero tutahagaze neza uko bikwiye mu mihamagaro yacu, ni kenshi twatatiye icyo gihango. Tubanze tubyicuze, dusabe Imana imbabazi kuri iki gitambo cy'Ukaristiya kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutambira Ukaristiya dufite umutima usukuye. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose, Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka.